akora kashasharamisha n'abatazi atuye umuntu arakaze ni hatari reka nibete gato nkwepuye nyandekwe nsanga bafite imipeso ntanzikekwe nkwepuye umukene nsange mwene mari uzanyizeye izade yaha kapitadi ntiyazu yaje yahise abigenza uko asanga agafaranga basangira ibishuko ntiyamenye ko jama avuye Kisangani afite zahabu yariye abayapani ku madolari menshi agura nta mupaka buri muntu bari kumwe afata icyo ashaka baratahanye bararyamanye nyuma yaho gato umukobwa yarasamye bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri pire bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri pire abantu babivuze ukuri cyane rwose yuko mu kanwa hadahora karyoshye abayapani bamenye yuko wabibye hatuye Kigali yasharamye yabyimbye bambukiye igoma baza kumuhiga inkota ndende cyane mu bikapu byabo ku makuru ahamye ko nigatuye Gikondo bazi byakora guhera mu gitondo bageze mu rugo akimara kuhava yikojeje tawuni kumwima inava umugore akibimenya yahise amurabura inota aho yari yarazitabye arataburura afata indege yihusaga na Bujumbura pistole n'amasasa arabigura ati nzirengera niba hagera ntabwo nzemera kurangira nk'ingegera no bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri pire bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri pire Revenge is a dish best of cold intwaro zacomowe mu bubiko tageti ku mutwe nk'umuteka mutwe umuyakuza nta mikino agira kuwariye utwe yambutse ikiyaga Tanganyika asanga ategerejwe n'ibitero by'amaniga akimubona yose yakanze kuri trigger umusore akubitwa amasasa atabarika yaguye aho umurambo uribwa n'imvubu story ze zivugwa mu binyamakuru nyamukobwa yarababaye yarafakaye ntagira aho barizwa umutwe yarawutaye kanyandekwe wa mwari yanze ubu yaratse ariko kanararya kananywa icyo ashatse nyamwaru bararira arifuza kanyandekwe